izina ry'Imana. Yewe data we. Yewe data we. Kumbi ni mwebwe? Hagarara hano turebe se. Aria, uri sugi? Yego. Birahagije. Ngo maniga ahita ajya ku rugamba rwo gusugujura ari. Ejo bundi harimo bar warayibonye. Hajemo abatipe bo muri Leta Zunze za Amerika. Ba J. Cole. None niba uwo muntu wo muri Amerika waje muri bar hariya muri Arena, wigeze ubona interview yari kumwe na brand ambassador wa Arena? Twakagombye kuba twarabonye ama interview ya Bruce Melody yicaranye na J. Cole. Kindi kintu rega Bruce Melody agomba kumenya, njya mbona yifata kandika kuri social media ye ngo welcome to my house. Reka iriya ni inzu y'urubyiruko, ni inzu His Excellency yafashe, aravuga ati nyuma yuko mutanze ibibazo byanyu muvuga ko iyo muri show muri Paris mwahatwitse, amasaha arabafata polisi kabafungiraho ibitaramo. Noneho naratekereje mbakomye boro zizajya zituma mwenjoyinga mudasakuriza ba bantu badakeneye ibyo bintu. Abadukomye intare adukoma nare. Ahubwo buri muhanzi wese wo mu Rwanda ni brand ambassador wa Arena. Bakunda cyane nitwa mu nkokora mu mavi no mu munaniro, ngeye isumiza isumira isaga amasumira abanze musisozo udaterwa kikabatitiza kikabatesha, nuko bitujije bigatuma bene Kanyarwanda bitabazwa no mahanga bati duhanira umwe demokarasi n'amajyambere. Nitwa mu nkokora mu mavi no mu munaniro, nitwa Sengabo Jean Bosco, nitwa Papa Fata, nitwa Fata ku mavuta, nitwa BOS Kia Izose Boskizo. Omre spécial suspendant parfois avec son branch and pas mes chers amis dore combine. Reka nangire ngusuze cyane nkwifurize ibiye byiza ndetse nkwifuriza umunsi w'ikitegerezo, wa munsi navuga ko ari umunsi nyine Imana ibaremwe twishime tunezerwe ndetse tugiremo imigisha myinshi cyane. Angani kuri Iris TV ngeni Blaze nk'ibisanzwe iteka ryose, ndi kumwe rero numwe mu byamamare ukibona impeta ndetse ukibona na logo ari kukwereka itumenya hano yicaye, yamaze kugera neza mu rugo iwabo na Iris TV. Angaha rero uyu mugabo ngiye muzi kuri Sengabo Jean Bosco. Senga makuru ni meza. Ariko ara amazina ujye uvuga ngiye burya ebana ajya tuma mita ncanga uyu munsi yapfushe imitiramo kamwe cya tubiri. Reka uyu munsi ni Sengabo kubera ko we turaziranye nka Blaze. Reka nanjye ngo mende Sengabo burya biba bitandukanye cyane kuganira n'umuntu muzi mu myaka 30 muziranye mu myaka 30 ishize. Umuntu muziranye mu mbere kabisa, aho bita mu mbere iwanyu kwa mama ni wabo kwa nyina. Abitandukanye n'umuntu mwahuyemo kuza ko uwo muntu muziranye mu iwanyu mu mbere kwa mama no kwa nyina abameze nk'umuvandimwe wawe, still aba ari umuvandimwe wawe. Uyu munsi uhisemo twikoreshereze nyine Sengabo Jean Bosco. Uyu munsi ni Sengabo byonyine kubera ko Bosco ndaryanga. Bosco ni iry'abatipe bakora mu rugo hano i Kigali. Abatipe kandi harimo n'abafana babo. Bakomeze kabisa bashyiremo umwete, bashyiremo n'akabaraga, barabizi nanjye ndi umusekirite wagwiriye diyama. Ejo nejo bundi rero wabona nabo bagwiriye zahabu. Ako bro uziko ako kanu narakabonye mu kiganiro ariko sinamenye neza. Waje gucamburiya uhita ujya mu gisekirite rya. Ko nzi kuri umwana ushakisha ukubita hirya hino ugiye no mu gushakisha bindi ngo kubipataro ukore kura amaboko mu mufuka. Iyo ndirimbo ni ya Tom Close, urayizi? Ndayizi kabisa. Kubera ko buri mutungo w'iwanyu n'uwiwanyu man ntabwo ari uwawe tu, uwawe ni uzakorera. Muri uko gutekereza rero gukorera umutungo wanjye nyine imyaka nari mfite n'ubuzima nari mbayemo n'ahandi hantu nabonaga byoroshye kubona akazi atari mu gisekirite. Uba wigiriyemo rero agacapurishije ariko karakazi ubi yumaze kubona level ugezeho ubona uramutse ubonye ariho honyine hari life wagenda ukagakora byahatari. Gute bro? Ahubwo ndashaka kuzajya muri top sec bari abatipe nkanabishyuza ko yakomaze iminsi mbatwikira. Ayo urumva ngiye iyo ndeba nka Sengabo. Nose muri iyo myaka byarantunze, muri iyo myaka byanyishyuriye inzu, byarangaburiye, byanyishyuriye imyenda, nibyo byangize undi. Uyu munsi koko wabasha kurara irondo bro, reba ukuntu usigaye, reba swag uriho mani wazanye na nyakubahwa n'iki byose wabasha kurarira. Ntago ngo ari urushwima ariko nka rwa rundi rwa wa muraperi man. We muraperi. Ibi ni ibibazo by'abaturage tuba twikoreye. Hari umuraperi uzise ufite urushwima bro. Byatari. Ubwo ngubwo abantu badukurikiye nabo bazamuhige bahiga ibiganiro byose maze iminsi biri go trend.
bazamwimenyere baraza kuduha comments hasi nyine batubwira ukuntu bimeze aka kanya ariko ngiye sinemeranya nawe ko wakongera kuba umusekirite ngo bicemo kubera iki se nshobora kuba umusekirite ariko apana umusekirite ndi wo ku rugi nshobora kuba chief operation nkaba nshinzwe operation za company ya security runaka nkaba nshinzwe finance yabo cyangwa se nkaba nshinzwe umu HR wabo ni sawa cyane gusa nanone kubura umusekirite wo kurikiye kino kiganiro cyane ko abasekirite benshi bakunda kuba bafite amakonexion abenshi baba bari kuri hoteli ku nyubako zikomeye ahantu hose haba hari amawifi abenshi nibo bakurikirana bino biganiro niba uri umusekirite uri kureba iris tv umenye ko ejo n'ejo bundi ushobora kugwira diyama nawe Imana ikaguhindurira ubuzima tujye twishimira ibyo turi byo n'ibidutunze n'abo turi bo imyiteguro rero nahita nigira cyane ku myiteguro yawe navuga ko hari amakuru ari gututumba ko album igiye kugera hanze imyiteguro ahubwo umunyarwanda utazi ko fata ku mavuta agiye kuzana album we urumva afite ikibazo yaheranwe n'iterambere yaheranwe nako no yaheranwe n'ibihe yarasigaye ku iterambere kwa ubu ngubu tariki 30 z'ukwezi kwa 9 ndabaha album yitwa Fatalogy na album izaba iri indirimbo 12 abanzi 25 aba producer barenga 15 ivyana noneho bizaba biri kuri album yo sinzi ingano yabyo uribaza indirimbo 12 video 12 uribaza finance cyangwa se amafaranga ari kuri iyo album kuvuga ngo ugiye gukora album ntago ari projet bayoroshye bro indirimbo imwe ushobora kuyikora ushobora kugenda ugatera Injuga Made Beat akagukorera indirimbo ukayitumanuka kwa Rashidi akagukorera video ariko biragoranye cyane indirimbo 12 ni budget nini na amafaranga menshi na amamiliyoni ariko nta n'igitangaje nta nibirenze birimo kuko niba fata ku mavuta uri kumubona nyine na amamiliyoni ntago wagira uruhu nkuru nguru utaryo buto bro uti ntago wagira uruhu utaryo buto urya ubuhe buto ntago wagira uruhu igihwagari urya ubuhe buto bwa buto budatera indwara umwe bwiza cyane hari terme rero ngo Fatology yatumye nanjye ntekereza aravuga uyu mugabo iyi terme kweri yayitekereje ate abazi wenda afata ku mavuta ariko se ka Fatology ko kaje gute wagatekereje gute kutambajije se ko natekereje fata ku mavuta ryo hari undi muntu uzuryitwa wapi nyine ni ibintu bijyanye no kuvuga ngo ni brand iyo ugiye gukora brand ikintu kinini gifata umwanya no gucreatinga ikintu nyine kidasanzwe kizi kubera ko zimwe mu nshingano mfite cyangwa se mu kazi nkora harimo gucreatinga content ndi umu content creator rero agomba kuba afite ubushobozi nyine bwo gukora iyo content nahereyeho nikora ngewe ubwanjye nkora brand yitwa Fata ku mavuta by the way Fata ku mavuta ntago yatangiye numva ari izina ngewe ubwanjye nzitwa kuko abantu babyibuka neza nge natangiye nitwa Boskizo biva muri rya zina nakubwiye nanga ryitwa Bosco iyo uvuze Bosco en français bisona fresh ariko ibishize nko mu kinyarwanda bita wumva Bosco rero narabyangaga nyine ahantu nigaga ku mashuri kumva umuntu mamagara Bosco numvaga ari kumbangamira mu matwi uko kubangamirwa mu matwi rero niho nahereye nkreatinga Boskizo Boskizo urumva ni Bosco iriho IZO Boskizo nyuma yo gukora rero iyo brand zina nkaribona nkakora ndi Boskizo kuko nka kera nyiyobora amashusho nyiri mu video direct credit zose yabaga ari video directed by Boskizo so naje kugira igitekerezo ko bino bintu dukora umuntu agenda akura nawe wirebye ukuntu watangiye ukora ukuntu watangiye uvuga si kuvuga kano kanya siko wambara n'amazina urebye neza wasanga yariyongereye naje gukora website mwaka wa 2016 nakoze website iyo website nyita Fata ku mavuta iyo website yari website ishingiye ku makuru ya street avugwa ku bantu mu muhanda ariko nanone yari website ishingiye ku bihuha kubera ko amakuru afatika tangira ari ibihuha impamvu aba ari ibihuha nuko abantu baba bari kuyavuga no kuyasakaza nta bimenyetso bifatika baba bafite
mbere yuko rero biba amakuru ya nyayo kiba ari igihuha. Warabibonye nk'ira foto ya Rocky Kimomo, ariko abantu ngo felicitation ngo congratulation batanga ama felicitation nk'igihumbi, finalement byaje kurangira ari video. Ubwo rero iyo website yari ishingiye kuri ubwo busesenguzi busobanura ibyo bihuha n'utwo tuntu twose turi gutrending. Iyo website niyo yitwaga Fata ku Mavuta, ariko noneho yaje gukura iryo zina kubera ibikorwa n'ibintu nandikaga kuri iyo website byaje gukura. Izina rya website ari ryo Fata ku Mavuta rirakura, risumba rya zina ryanjye Boskizo, risumba ikinyamakuru nakoreraga Contact FM and Contact TV, risumba ikiganiro nakoraga cyitwaga CMC cyangwa se Contact Music Cycle, or sometime nabandi kuri radio cyangwa on TV abantu bakavuga ngo Fata ku Mavuta, ikiganiro Fata ku Mavuta cyageze, Fata ku Mavuta yageze. Fata ku Mavuta yatangiye ari brand ya website nitwa Boskizo, ariko kubera uburyo brand yaje gukundwa no kugira ingufu byarangiye iruse ngewe iruta n'ibiganiro n'amazina yanjye. Icyo gihe rero nta yindi shwa nari mfite, ubwo ngubwo nyine ahantu hose ni Fata ku Mavuta, ariko normalement Fata ku Mavuta ni brand. Nunayibona kuri Instagram yanjye urabona ko ariho Fata ku Mavuta _RW. Fata ku Mavuta ni website, ntabwo ari ngewe. Ikindi kintu nabwira abantu badukurikiye, Fata ku Mavuta ni company, ntabwo ari ngewe. Company itandukanye nanjye, kubera ko company ubuzima bwayo butangira ugiye kuyandikisha muri RDB, bukarangira ugiye kuyandikuza. Nge Boskizo natangiye nyine mama mbyara, nzarangira mpfuye. Ni ibintu bibiri rero bitandukanye. Fata ku Mavuta ni brand, Fata ku Mavuta ni company, ibintu nk'ibyo ngibyo. None ukafatology nako kakaza nyine gahita gafatiraho. Fatology rero nayo nararebye se ko ngiye gukora album, buriya mu bintu bikomeye cyane ni gutekereza izina rya album, kubera ko izina rya album ni nakwita ko ni nk'ipfundo ry'ibyo bintu byose biba biri kuri album. Album iruzuye, noneho izina riraza kubiriya. Ko natekereje izina aka kanya umuntu akibaza aho ryavuye, abantu benshi bakunda kumbaza ngo Fata ku Mavuta mane warikuye, nanjye nkabasubiza mu ijuru. Ni nayo mpamvu mu mazina yanjye mfite muri iyi minsi nongeyeho biva mu ijuru. Ako nagashyashya. Hanyuma rero nibwo natekereje ngomba gukora izina ariko nanone riri related n'amazina yanjye n'ubuzima bwanjye busanzwe, kubera ko n'ubundi na album izabivuga ku buzima bwanjye busanzwe. Niko rero guhita nekereza ijambo ryitwa Fatology. Fatology navuga ko ni ijambo ryahimbwe na Fata ku Mavuta, ni n'ijambo ndi kureba uburyo barishyira mu nkoranyamagambo y'Icyongereza n'Igifaransa ndetse n'Ikinyarwanda, ko Fatology ni ijambo riva muri Fata ku Mavuta. Then Fatology kazaba ari album yanjye. Fatology ariko nanone ikaba ishobora kuba science nk'uko wiga biology. Ubishingira guki uvuga ko ishobora kuba science bro? Science rega ihimbwa n'umuntu. Umuntu niwe udevelopa science byarangiza akayishyira hanze. Na kantu widevelope ahubwo nawe akonga ko nyine urakazana. Fata hari waruvuze ku kintu kijyanye nuko tuvuka ababyeyi bakaduha ubuzima, ejo ugasanga twitabye Imana. Hari iminsi ishize nk'ibiri cyangwa se 3 habaye inkuru y'incamugongo cyangwa se twumvisha inkuru y'incamugongo abanyarwanda bose. Hari abo twahoze tubiganira bakavuga batura mugabo niwe wafashije Bralirwa kuba bazana ibikorwa bishya harimo na Mutzing, imwe mu bintu binywebwa no mu Rwanda. Aho uhita wibaza nyine Ambassadeur Nyakubahwa Joseph nyine Habineza, bro, urupfu rwe warwakiriye gute nk'umuntu wari uri muri industry ya showbiz kuva kera? Gupfa ni kimwe mu byo tugendana nabyo. Ubuzima bw'umuntu butangira avuka bukarangira apfuye. Ahubwo twebwe icyo twakora no abasize bimeze bite, turabafasha iki? Niye contribution yacu mu kumuherekeza. Ariko nanone nitwibagize ko hari byinshi yakoze kandi adusigiye. Uwo ngo rero igisigaye nukugera ikirenge mucye mu gukunda ibi bintu kugira ngo ejo nejo bundi tunabisengere tuzongere tubone umuyobozi nkawe ukunda ibintu dukora. Nibiki kugeza ubu kimwibukiraho uvuga uti wenda ibintu bibiri
ukizirikana kuva nyine aho wamumenye, yaba ministre w'urubyiruko n'umuco na siporo, ndetse n'umuntu nyine wabaye ambassador nyine, urabizi yakundaga kuba ari kumwe n'urubyiruko kenshi cyane. Ni ibicu kimwibukira uvuga uti hari ibi nibi, kuko nkangiyo ndebye nka concert ya Brican Lace mu Rwanda uburyo yitwayemo, yari ari muri stade nawe ari mu bafans bari gukurikira igitaramo, wowe ni ibicu nka bibiri kimwibukiraho? Ni byinshi John, ni byinshi. Ushaka kumenya amateka ya John, ndizera ko yabayeho mu gihe cyiza, igihe cya .com, ibintu byose birahari online, wasearching ukabibona. Ariko byonyine kuba yaraduteguriye ibitaramo, tukabona abahanzi, akatuzanira Lucky Dube, akatuzanira Alpha Blondy, abo ba Brican Lace wavugaga, agategura za Fespade, akabona bidahagije, agategura za match za $1 campaign, akabona bidahagije, akajya mu mitegurire ya Miss Rwanda, akabona bidahagije, akamanuka muri za Guma Guma. Ni ikikwereka urukundo n'umuhate n'ubushake yari afite kuri showbiz nyarwanda. Ibyo tuzamwibukiraho ni byinshi, ariko nanone ahubwo dusenga tuzabona undi muntu nka John. Fata, uyu munsi uri muri business yo kumanaginga ayo ma companies, ufite abantu benshi ucungerera, yaba management y'abahanzi wakoze, yaba DJs n'ibindi bitandukanye. Fata, umunsi bizanga ibi bintu bya entertainment urimo, ni iki kintu utekereza ko uzakora cyangwa wakora? Ntabwo ku bintu nkora nteganya ko bizanga, ahubwo ngewe nzagira mvuge ngo ndabihaze, ndabiparitse. Kubera ko ibintu nkora nyine ikiza gihari, Imana yampaye experience y'ibyo bintu, imyaka ibaye myinshi, kiracyana ko giteye neza. Nsanzwe nyibona mu ma video kibwanuka kuri social media. Harya yitwa nde mwana? Urakibonye? Yitwa ndese Kitwari Aria. Kweki ubu tamuje n'umwana nkongonga ze hano tuganire. Aho namwe mundebere n'izina ry'Imana. Yewe data we. Yewe data we. Kumbi ni mwebwe? Hagarara hano turebese. Bana batera umugongo. Oya, hagarara imbere yanjye. Baza tuvutu. Nabatera umugongo. Bana batera umugongo ndeba. Ntago nabatera umugongo. Izina ry'Imana. Aya fata ku mavu. Umva se. Fata ku mavu. Ariko hari ndashaka ibintu 10 uvuga kuri hariya. Oya, 10 byose duhuye ntago na 10 nahita mbibona. Bitanu. So bwa mbere ariko mbere. Shano bwa mbere duhuye kabisa. Ahubwo ibyo ndi kubona nibyo navuga. Ibyo uri kubona. Hari n'ibindi, ariko uko iminsi igenda uzagenda umenya n'ibindi. Nka bitanu byonyine twumva. Kimwe cyonyine. Aria, uri sugi? Yego. Birahagije. Ngo amaniga ahita ajya ku rugamba rwo gusugujura ari. Ari aracyari mutoya. Lasaka oya ni abakobwa hanini yuvuze ibintu nka biriya bahita babigifura. Hari utangira ngo yasuwe. Onte kira gihungu nta burere. Ofet kwera ko aribwo bwa mbere muye na Aria, nashakaga kubanza urebe mood swings ze nyine ukuntu abameze, kumukorompa ese iyahuye n'ikibazo gikomeye cyangwa ikintu atari yiteguye yitwara gute? Ko urumva nka kuriya barase Aria yari yiteguye kumubaza kira kibazo. Oya, ntabwo arabizi, yasubije kumubaza imiterere ye. Ibintu nkora ntago ngewe nteganya kubihagarika, kubera ko mbirimo mbizi, nafashe time yo kubaho ntuje ncecetse ndi kubyiga. Aka kanya rero ndi umwe expert wabyo, ahubwo igihe kizagera ngiye mvuga ati ndaritayarinze. Ariko nimbivamo ngiye muri retirement, ntago nzaritayaringa nka bya bindi bya Kwizera Olivier byo kuritayaringa iminsi no kagaruka. Yego. After rero ibyo bintu nindamuka bishyize ku ruhande, nta kindi kintu nzakora buretse kwita ku bana banjye, kubera ko ngiye mfite abana benshi, maze no kugira benshi, kandi ndateganya kubyara abandi. Uracyabya, tugomba kuzuza isi. Tugomba kororoka tukamera ko umucanga wo ku nyanja. Fata, ni byiza cyane kabisa, ahubwo ko haje nyine n'abantu uzabarere. Ahubwo ngiye nahita nkwibariza, hari interview merutse kureba uvuga kuri Big Bang Bishanya, ndetse unavuga ko ari umuhanzi mwiza ushobora kujya hanze akabasohoka akakora concert ahantu hatandukanye, ndetse unavuga ko aka kanya ambassador wa Arena ari umwe mu bantu badashobora gukora speech y'iminota 10 cyangwa 15 yivugaho, ndetse cyangwa anasobanura ibikorwa byamuzanye, cyangwa anavuga ibikorwa bye muri rusange.
Big Bang Bishanya afite indirimbo cyashya yitwa Slow Wine. Wowe udukurikiye utazi Big Bang Bishanya wenda wakwibaza ati iryo zina ko ntarizi uwitwa Blaze gute, ariko ni igihe cyiza cyo kugira ngo ulimenye noneho uhite unajya kuri YouTube aho bashakira wandikemo Big Bang Bishanya uraza kureba uwo mutipe uburyo ari heavy, kubera ko no mutipe akora injyana ya dancehall. Dancehall ni nk'injyana yazimiye, ujya ubona nko mu mafilime bakakubwira ngo la cité perdue cyangwa se umujyi wabuze. Ngo abantu baragiye bisanga mu mujyi wabuze. Dancehall umwana mu Rwanda nayo nayita nk'injyana yabuze, nayo ni cité perdue. So ariko bitavuga ko ifite abayikora ariko abatipe b'abanyamakuru nyine babashyize muri uwo mujyi wabuze. So nicyo gihe rero biciye muri Big Bang Bishanya kugira ngo noneho injyana ayereka abanyarwanda. Kuri ubu ngubu afite indirimbo cyashya yitwa Slow Wine. Ikiza kuri Big Bang Bishanya ni umutipe ushobora kuvuga aho yagera hose ku isi. Bitandukanye n'abahanzi twagiye tubona mu minsi yashize, aho wasangaga umuntu agira opportunité yo guhura n'igitangazamakuru gikomeye nka BBC, France 24, cyangwa se tureke kujya naho ngaho kure akajya i Bugande kuri NTV cyangwa akajya Nairobi, ariko ugasanga nta bushobozi afite nyine bwo kuvuga uwo ari we no kuvuga ibikorwa bye. Harabuzi byigeze bibaho ufata? Ntabwo nshaka kugaruka uyu munsi kumentioninga amazina kubera ko nagiye mbona byabaye ikibazo ku bantu nagiye mentioninga, ariko byaba byiza cyane wowe hariya ufite kariyeri yo gukina sinema uri guteganya ko ejo n'ejo bundi muri Tanzania bazaguhamagara ukaba umukinnyi wa filime zo muri Tanzania, ukibuka ko ejo bundi Nollywood muri Nigeria bazaguhamagara bakaguha gukinana n'umwacteur cyangwa muri filime ikomeye. Ejo bundi on sait jamais hariya dushobora kumubona ari Lupita wacu ari Hollywood. Bizagenda bite rero? Akamaze kutwereka ko ari umukinnyi mwiza tumaze kumukunda muri sinema zacu, ariko se izo industry zindi nizigerageza kumwiyongoza zigasanga avuga ururimi rumwe nka nuza bizamugendekera kandi fata rutuntu kugenda utambikamo urumva uti nka ntuza nkandi. No kuvuga reka mbwire bro, kuri bino bintu byatara ururimi rurakora, kubera ko ushobora kuba ufite tara yo igihangano cyawe ubwacyo kirivugira, ariko apari ko igihangano cyawe kivugira kivuga ibintu bitandukanye byinshi bitewe n'umuntu uri kukireba we akakibonamo ibyo ashaka. None wowe nka nyiri igihangano ufata umwanya wawe na exhibition yo gusobanura ibyo bihangano. Sinzi niba uwa interesse y'aba artiste bashushanya. Bakora aba artiste bashushanya cyangwa se aba photographe, hari igihe bakora bakageraho bagakora exhibition. Muri exhibition izo work zabo zose ziba zimanitse, ariko we afata umwanya wo kugenda asobanura iyi work ivuga ibi, iyi work ivuga ibi, iyi work ivuga ibi, iyi work ivuga ibi. Ni gute rero uzaba umwartiste mwiza mu Rwanda nka Willy Karekezi? Sinzi niba umuzi, ariko udafite ubushobozi bwo kujya New York ngo expose work zawe. Je nicyo kintu nageragezaga gusobanura. Kandi nanone reka nkubwire Blaze, abantu nuko ubibwira abantu bo nyine nibabyumve, kubera ko kuri YouTube haba abantu bo kuri YouTube ngiye maze kubashyira mu bice bitatu. Igice cya mbere cy'abantu bareba ibiganiro byo kuri YouTube harimo igice cy'abantu nakwita ko bagira emotion, abantu bare emotionnel. Umuntu ubona Iris TV yagiye gusura umuntu ahangaha, umuntu w'umukene ubabaye ugize gute, akaba yakwiyongoza ejo bundi ukabona ahamagaye Iris TV abahaye $1,000 akaba muzajye gufasha wa muntu mwasuye. Ubwo n'ubwoko bumwe bw'abantu bareba bino biganiro, abantu bari so emotional. Ubwoko bundi bwa kabiri ni ubw'abantu bahevinga fan, we icyo ashaka no gutakaza iminota no kuri gise. Ubwoko bwa gatatu ni ubw'abantu noneho baba UI, wa muntu uzaza we agamva buri muntu wese waje amuvugaho nabi amukomantingaho, ibyo ntibimureba. Rero ibyo bintu ntago mbibarenganyiriza abafana babo, ariko nanone bajye bumva fact by fact. Dufate nk'abahanzi bakomeye muri kino gihugu,
abahanzi bakomeye muri kino gihugu ubu ngubu ni ikibazo gikomeye kumenya hagati ya The Ben na Meddy ninde urenze undi. Twese buri muntu akubwira ibye, ariko Bitewe se n'amarangamutima ye. muri fact zituma babagereranya. First of all, cyambere no kuririmba ko nabahanzi, ariko harimo n'utundi tudetaye twinshi. Utwo tudetaye twinshi rero nitwo tubugira abari bo, kandi n'utwo tudetaye twinshi harimo n'ururimi. Muri package y'umuhanzi harimo kumenya kuvuga, kwi-expressa. Yes. Kubera ko umuhanzi ni intumwa ya rubanda, ntabwo ushobora kuba intumwa ya rubanda utazi kuvuga. None se uzaba Miss Rwanda utazi ururimi, ejo n'ejo bundi nujya muri Miss World buri cyo uvuga. Intumwa ya rubanda ni umuntu uba ufite ubumenyi bw'akazi akora, ariko hakiyongeraho nuko ari intyoza mu kuvuga no gukonvenka abantu. Uzarebe nkahita watch Bruce Melody arimo aravuga mu kinyarwanda ari matera story y'abantu barenjoyinga bla 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 bikaryoherwa cyata. Ese izi YouTube channel mwese mukoresha mwirirwa mudushaka ngo tubaha amakuru, ubu ngubu ushaka kuvuga ko mu Rwanda nta bantu bumva icyongereza cyangwa igifaransa, ko nta mu YouTube hosting abantu mu cyongereza? Rega indimi ziracyari ikibazo mu ngeri zose, ntago ari mu bahanzi gusa. Ariko nabivuze neza, waravuze uti ni gute ambassador wa Arena atashobora kwi-expressinga nyine cyangwa se kuba yakwisobanura imbere y'abantu iminota 10, speech iminota 10. Ambassador wa Arena, rega niba uri ambasaderi wa Arena, n'ubu ngubu muri Arena hari kuberamo imikino yitwa Afrobasket. Afrobasket izazamo ibihugu bitandukanye byinshi. Ejo bundi harimo bar warayibonye, hajemo abatipe bo muri Leta Zunze za Amerika, ba J. Cole. None niba uwo muntu wo muri Amerika waje muri bar hariya muri Arena, wigeze ubona interview yari kumwe na brand ambassador wa Arena? Nayo nabonye. Nose ko ese kibazo impamvu utayibona. Ukeka se karuko bo bari bize, kuko ubundi brand ambassador niwe wakira abashyitsi. Sinzi niba ikibazo kiri technique ari ikibazo cy'ubuyobozi bwa Arena bwamuhaye kazi cyangwa ari ikibazo cya brand ambassador. Kuko ubundi mu kazi ka brand ambassador, igihe abanabereye ambasaderi bafite umushyitsi, niwe uburi imbere muri protocol, niwe ushinzwe protocol. Twakagombye kuba twarabonye ama interview ya Bruce Melody yicaranye na J. Cole, twakagombye kuba twarabonye byinshi. Ibyo ngibyo rero kuba bitarigeze bibaho ni yambogamizi iri indirect murambwira abantu. Wabumva haza undi muntu ushoboye kuba intyoza kuvuga izo ndimi akaba ari ugirwa brand ambassador wa Arena. Ese wansubiza impamvu aka kanya tuvugana Miss Mutesi Jolly akiri hit? Nuko ari umunyabwenge. Nuko ari umunyabwenge. Yego. Igisubizo kiza cyane. Miss Mutesi Jolly yabaye Miss y'u Rwanda 2016, hashize imyaka 5. Nyuma ye harimo aba Miss 5, ariko nakwesha abo Miss 5 bose ntabonze. Ngambwira Miss wa 2017. Ubu koko ntago umuzi. Nyine ugiye kuri internet wamenya, ariko aka kanya bisevinze mu mutwe wawe. Mbwira Miss wa 2018. Ntago mwibuka. Mbwira wa 2019. 2019 ntago mwibuka. kubera ko abenshi bagiye bagira izo mbogamizi, bakaba n'abamisi aribwo bakirangiza segonderi cyangwa aribwo segonderi agiye kuyirangiza. Ariko nk'impamvu aka kanya nakubwira Miss Mutesi Jolly akiri hejuru, ukimubona mu maproje afatika nyuma y'imyaka 6 abaye Miss, nuko numwe mu bakobwa dufite b'intyoza bazi ubwenge, bazi n'indimi. Numwe mu bakobwa uzajya muri pays francophone akavuga, numwe mu bakobwa bazajya muri pays zivuga icyongereza akavuga. Kuri ubu ngubu ari gutegura Miss East Africa. Miss East Africa iri gutegurwa na Tanzania. Watekereza impamvu bamugize vice president yari ratsinda? Afite ubushobozi bwo kuvuga izo ndimi, akavuga n'icyongereza akagerekaho n'ikinyarwanda. As long as ufite brand ikomeye zina nka ririya, ukamenya n'izo ndimi, bigufungurira imiryango myinshi cyane bro. Yego. Uburemeranya rwose, ariko nibyo iyo interview wenda jye nakekaga ko yatinze ya J. Cole na Bruce, wenda ariyo mpamvu wanabivuze hanira, ariko urakoze kudusobanurira kubintyoza nibyo kabisa bigomba. Ikindi kintu rega Bruce Melody agomba kumenya, njya mbona yifata kandika kuri social media ye ngo welcome to my house. Reka
iriya ni inzu y'urubyiruko, ni inzu His Excellency yafashe aravuga ati nyuma yuko mutanze ibibazo byanyu muvuga ko iyo muri show muri Paris mwahatwitse amasaha arabafata polisi kabafungiraho ibitaramo. Noneho naratekereje mbakomye boro zizajya zituma mwenjoyinga mudasakuriza ba bantu badakeneye ibyo bintu. Abadukomye intare adukoma nare. Ahubwo buri muhanzi wese wo mu Rwanda ni brand ambassador wa Arena. Urabona Melody atari bifate nko ko n'inzu y'urubyiruko iriya kuba uvugwa nko kuvuga ngo Maison de Jeunes ngo brand ambassador nifata ku mavuta gute sari inzu y'urubyiruko. Oya urumva umuntu w'umugabo afite na kontra ibyemeza kariwe ikintu ndi kwibaza urugiwe ikintu ndi kwibaza rega ikibazo gishobora kuba atari nike ariko noneho ikibazo ari abashinzwe gucunga umutungo w'iriya nzu kuko iriya nzu ifite management ifite office ishinzwe gucunga ibyayo. Ubu Melody urabona atari buvuga ati fata ku mavuta mfitisha ariko nisinyaga kontra ka Arena wakaba ntako yasinye akaba ashaka kundwanya mu nzu yanjye. None se uwo brand ambassador wa Arena utakira abashyitsi baza muri Arena ngo ni ambassadeur gute? Ese bro uburemeza neza katigeza ahura na J Cole ngo bahane. None se ndirega turi musi ya .com nta foto nta cyabaye nta video nta cyabaye arizo wigeze ubona se? Ntago yigeze amubona nawe urabyemeza neza. None se ubu se noneho nka Michael Jordan ejo bundi nazi kigaraje gufungura imikino iri kubera muri Arena azaganira ikinura mu J bazavugana icyongereza uramutipe regashobora kubona baki cyangwa bazavugana amarenga mu marenga. Nekereza ko ari nayo mpamvu noneho yavuze ngo nkeneye umumanager urenze kuri izo gahunda kuko ku bantu bazi manager uriya mutipe kakanya tuvugana numwe mu batipe b'inyoza mu ndimi avuga icyongereza cyiza avuga igiswahili cyiza avuga ikirate avuga igishinwa avuga icyarabu sawa cyane ariko still yo hagati yawe n'undi muntu harimo elema ikuvugira igusemurira ni ikibazo gikomeye n'inyungu harigeze iburizwamo zimwe na zimwe utamenye ko bavuze mu bite nuko zaje mu gishinwa. Fata reka ngushimire rero album ubwo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 tayari. Album ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 na album itwa Fatalogy zabiri indirimbo 12 abahanzi 25 ibyana bikoresha Snapchat nk'ariya bibiye byiteguye kumansurira kuri Fatalogy kubera ko Fatalogy zabiri indirimbo zituma rega kuntu te no kuntu uvuga no kuntu seka ubwo ndi kuvugana n'ariya reka mushyire mikro ariko ariya afite bodyguard wa Daj urani bodyguard ni Bronic ni bodyguard urabona tambaye n'amafimi. Abakobwa bakoresha za Snapchat mane baba baby bakoresha za TikTok n'ibiki byose babe biteguye kumansura kabisa. Ndabamansuza mu mageto ewa na ubwo bando bazishyire hafi. Tariki 30 z'ukwezi kwa 9 Fatalogy ndayiba. Ariko hari n'abandi bavuga ngo Fatalogy nta ihari ngo fata ku mavuta batwika. Ariko nubundi wasanga nta n'ihari ya album wasanga ari y'amafoto. Tukazirebera amafoto gusa. Minsi ishize ambwira ko hari ibintu akundira akibukiraho Gaga ambwira ko Gaga gahera ari kuri album afite indirimbo 3 zose. Mu DJ muri Fata DJs yitwa DJ Drizzy mwana mu DJ wa mbere uteye neza no mu Rwanda. Ibyo bintu ubundi urabyemera? DJ Drizzy urabona ari amabuno hari yafite. DJ Drizzy yewe ayafite ku gatuza. Ma DJ Drizzy n'umuntu ufite amabuno ku gatuza. Tipe yakoze umubiri kabisa. Ureke bya bindi abatipe bamwe ibinini kugira ngo baganguze cyangwa bya ari yakuri yagaye wasanga yambara n'ikibuno. Sure. Patuma zazindi bagura. Ariko Drizzy impamvu tuvuga sinzi umuntu w'isuniga. Impamvu tuvuga ko ari we mu DJ uteye neza. Namenyanye na Drizzy angana nk'uko ngana. Ariko kubera ko nzi strategy nzi ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu afatika kandi akamamara. Bazane Kirida Njombeho nde. Urumva? Zimwe muri strategy no gukora Drizzy byari bishingiye kuri gym. Kubera ko hano mu Rwanda rabaza aba DJ bose ni bakanyama. Ni bakanyama. Hari harabuze umuntu uterekaho ewana. Kintu gifatika. Ubwo ngo ngewe rero nagerageje mu bushobozi bwanjye buke yangerageza gufasha abantu bose.
kubera ko urumva mfasha abahanzi warumbajije Gaga nafashije Sani n'ubu ngubu muri rusange abahanzi ndabafasha ibyo ngibyo nabonye bidahagije nkora ikitwa rebo y'aba DJ yitwa Fata DJ iyo rebo irimo DJ Drizzy ikazamo ndetse na DJ Tatiana n'aba DJ babiri ubu ngubu projet nshyashya ngezeho ni album abantu benshi bakibaza Fata ku mavuta utaramubona aririmba ubundi album ni album nyabaki ngo rero nawe niba uri mu mubare w'abantu nk'abo ngabo ngutera reka dutegereze itariki 30 nanagushimire cyane unsurize famille imeze neza The Band abameze neza n'amafata mwita The Band ni The Band urangiza filime ubundi filime zirangira aba The Band bapfuye ariko no mu The Band urangiza filime warayisoza netubiko a continue kabisa bro asante sana abantu bari kuri Iris TV ndabakunda cyane nitwa mu nkokora mu mavi no mu munaniro ngeye isumira yisaga amasumira abanze musisozo udaterwa kikabatitiza kikabatesha nuko biturije bigatuma bene Kanyarwanda bitabazwa no mahanga bati duhanira umwe demokarasi n'amajyambere nitwa mu nkokora mu mavi no mu munaniro nitwa Sengabo Jean Bosco nitwa Papa Fata nitwa Fata ku mavuta nitwa BOS Kia Izose Boskizo Omre spécial suspendé parfois avec Sonyo Branch and Paul B mes chers amis dore combine. Tuzasubire tariki 30 Fata Rogi zaba yasohotse ubwo ni tariki 30 z'ukwezi kwa 9 indirimbo 12 abanzi 25 ewan tugiye kubyina paka inkweto ihengana.